ibinyabuzima bano kwivi na prudence baguha bwo wajya kujujuga aho wirwaga wabaye igicibwa hirya no hino ngo kitatambutse dore igisambo n'ibindi byinshi dore indaya dore ikintu kitagira shinge na rugero Uwiteka Imana arashobora byose abihinduramo imbyino urabyizeye se ndabyizeye ubyizeye rero ko subscribe ku Mutima Channel ubundi tujye tubana muri like na share na comment ubundi tubone ko bimeze neza yene twajamari maze kwitaba Imana mwagiye uko unyenyeza ibyishimo agukenyuruye ibigunira wambaye burya iyo myenda nubwo watsapse nubwo usa neza nubwo ukumva yuko wiyambitse inuzi isura y'intama kandi imbere ari ikirura ni ukuri burya wambaye ibigunira wambaye imyenda inuka wambaye ibishangi wambaye ibyenda bibi nubwo uri kubona ko ari agakweto gasa neza n'ibindi byinshi cyane witotobetse amavuta sinakubwira inzara wazisize n'ibiki byose naho uratambutse abantu bose urabagushije ibintu bibaye ibibazo uratambutse niyo misiyo uriho urukwica akaga uri umwanzi uri umugome uri umurozi byose bikurimo Uwiteka Imana rero ashobora ibyo byose kubigukiza akagukenyerura ubundi ibyo biguna wambaye ukabigira umwera akabimana nka sheregi ubundi ukambara imyenda yera ukamubwira uti nyagasani ndaje nagarutse ahubwo reka ibyari ibibazo byanjye bihindure imbyino ndetse ibyishimo ndagushimiye umaze gukora subscribe kuri Mutima Channel ngeni twajamari umaze kwitaba Imana garutangiye dusenga ubundi dukomeze ijambo ry'Imana Yesu Kristo urakoze kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe baturinze byose bigenda neza kuza kwaduhumeka umwuka w'abazima ukarera ijambo ryawe ritugere ku mutima ishingemo imizi ubundi tubashe kugukora ndetse no kwizirikana mu buzima bwacu bwa buri munsi reza umugisha buri umwe wese uduteze yombi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amina Imana ikomeye cyane kandi urahambaye reka iryo aba ari ryo riba ijambo ryacu rya buri munsi dusingiza Uwiteka tumutaka tuvuga tuti wowe tutagufite nta kintu na kimwe twakwimarira kandi nibyo koko Uwiteka Imana adufitiye akamaro kenshi cyane ese utariho cyangwa se warakoze ibibi warahemutse cyane ubundi ugapfa cyangwa se ukagenda ibyo bibi iyo mirimo ariyo igukurikiye ese byagenda bite wasabye Uwiteka Imana imbabazi ukamwikubita imbere ukamwitura imbere ubundi utimbabarira mu gihe ukiriho ugakorera Imana yawe warangiza ukayereka yuko uhari kandi umaramaje ndetse uri umukristo ukajana rero kabone naho waba uri umunyabyaha ruhara rwawe muri Imana iraza kuza kukubabarira nuca bugufi ukihana ukwereka ibyaha byawe ukavuga uti nyagasani mbabarira ubundi izakubabarira nuko ibone ko nyine wagarutse kandi nawe witeguye kuyikorera numara rero kurigeraho uzaba umeze neza cyane ijambo ry'Imana rero riraza kubisobanura neza aho tugiye gusoma muri Zaburi igice cya 30 turaza guhera ku murongo wa 9 kugera ku murongo wa 13 nuko dusobanukirwe neza nyine twajamari amaze kwitaba Imana akora subscribe kuri Mutima Channel niba utarayikora waratinze cyane haragira ati kadusoma izina rya Yesu haragira ati Uwiteka naragutakiye kandi ninginze Uwiteka ndatakiye Uwiteka kandi ndetse ndanamwinginga watakiye Uwiteka ndetse ndanamwinginga wamwinginze uti amaraso yanjye azamara iki nimanuka nkajya muri rwa rwobo amaraso yawe amaraso yanjye azamara iki numanuka ukajya muri rwa rwobo ikuzimu aho batavuga aho batarya aho batanywa hataba ibyiza aho umuboroga haba amarira hahandi abantu badashobora guhumeka hahandi utabuzi ibipfa n'ibikira ngo bimeze bite none aragize ati amaraso yanjye azamara iki nimanuka nkajya muri rwa rwobo ngo mbese umukungugu uzaguhimbaza none se n'uzaba amaze kuba umukungugu Imana yamaze gusubiza mu gitaka
uwo mukungugu se icyo gitaka nicyo kizahimbaza Uwiteka. None uyu munsi hano turakora iki? Urakora iki? Ndakora iki? kugira ngo nibura turengere ubugingo bwacu, nibura nidutaha tuzatahe turi bazima tumeze neza. Ndavuga ubuzima bwa roho, hano ubuzima bw'umubiri, kuko umubiri nyine iyo watashe uba watashe. Tuzakora iki rero? Uwiteka Imana rero akomeze twumvira ibyifuzo kandi abane natwe, ndetse buri kimwe cyose kijye gitungana kuko twamwubashe iteka ryose. Reka rero tumenye yuko burya gukorera Imana tukera imbuto tukiri bazima tukiriho nibyo by'ingenzi cyane, kugira ngo noneho roho zacu zigende zisingiza Uwiteka. Rero yaranditse aravuga ati ni amaraso yanjye azamara iki nimanuka ajya muri rwa rwobo? Ariko nyine aho yari afite ibyaha bimurembera ari ibibazo bikomeye cyane. Mbese umukungugu uzaguhimbaza, uzatura umurava wawe. Sibyo? Turi kubyumva? Biragoye kandi biranoroshe ku bantu basenga, kandi ndetse nawe wumva ko udasenga ushobora nawe kubyorosha warangiza ukavuga uti ndihanye ndagarutse. Njyewe narorongotanye, nari ndi muri ibi, nari ndi mu bidahesheje Imana icyubahiro, nari iki n'iki kitameze neza muri sosiyete, nari gicibwa. Imana ubwayo yandeba ikavuga iti no, ntabwo ngukunda, singushimye, ariko bitewe n'imirimo yawe tangiye kugaragaza myiza, utangira kwera imbuto, ukageza buhoro buhoro. Ni urugendo ruba rutoroshe, ubundi ukavayo ukabwira Imana uti Nyagasani, ntabwo nshaka kujya muri rwa rwobo, ndashaka kuzaguhimbaza naba ndi muzima cyangwa se naba nakiriho roho yanjye ikazaba ari ntagatifu. Rero reka Uwiteka Imana akomeza twumve ibyifuzo kandi abane natwe. Iyo twajamara bamaze kwitaba Imana umutima cano bisanzwe. Reka rero dukomeze n'umurongo waho wa 11 ngo Uwiteka nyumva umbabarire, Uwiteka mbera umutabazi. Uwiteka kubera umutabazi ndetse anakubabarire ibyaha byawe byose kugira ngo bigende neza, ubundi ubashe kugenda nawe agatukiro kandi. Uwiteka kubabarire kandi akubera umutabazi, Uwiteka mbabarire kandi ambere umutabazi, isi yose yibabarire. Ni ukuri hari uburyo tunyerera tukagwa mu byaha tutabizi, ariko nuko nyine twambaye ya nyama y'umubiri y'umuntu, ariko birashoboka ko atari iryo herezo ryawe, atari iryo herezo ry'ubuzima. Garukira Imana, pfukama, senga, nibwira uti natandukiriye, ubu ngubu ndaje, Mana mbabarire, ndihanye, wakira ibyaha byawe, uvuga uti Yesu dore ni ibi ngibi, inda rero yarananiye, ubusambanyi bwari bwarananiye, nari narirukanze imisozi, ariko none uyu munsi wa none ndagarutse, nsanze ko nari ndi kwiruka inyuma y'umuyaga. Burya ni wowe kukugira nibyo by'ingenzi, niko gaciro k'umuntu ushaka kubaho ubuzima bwe iteka ryose. Yeni twaje amari maze kwitaba Imana imitima cano. Reka dukomeze umurongo waho wa 12 ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino. Umva ko kantu byerekeza ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino. Uwiteka Imana rero ashobora kuguhindurira amarira yawe imbyino, Uwiteka Imana ashobora kuguhindurira agahinda kawe imbyino, Uwiteka Imana ashobora kuguhindurira bya bibazo byawe byose imbyino, Uwiteka Imana ashobora kuguhindurira ya marira yawe imbyino, Uwiteka Imana ashobora kuguhindura ka gahinda kari gakomeye cyane, aho wirwaga umutwe ukurya bitewe n'ibibazo n'ibyaha byinshi, aho wirwaga bagukubita, wirwaga bakujujuza, aho wirwaga babaye igicibwa hirya no hino ngo kiratambutse, dore igisambo n'ibindi byinshi, dore indaya, dore ikintu kitagira shinge na rugero. Uwiteka Imana arashobora ibyo byose akabihinduramo imbyino. Ese urabyizeye? Se ndabyizeye. Ubyizeye rero ko subscribe kuri Mutima Channel, ubundi tujye tubana muri like na share na comment, ubundi tubone ko ibintu bimeze neza. Yeni twaje amari maze kwitaba Imana, ntiwagiye gukora subscribe. Rero ngo Uwiteka ni ukuri ahinduye umuborogo wanjye imbyino, ngo unkenyuruye ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo, agukenyuruye ibigunira wambaye. Burya iyo myenda nubwo watsapse, nubwo usa neza, nubwo ukumva yuko wiyambitse inuzi isura y'intama kandi imbere ari ikirura, ni ukuri burya wambaye ibigunira, wambaye imyenda inuka, wambaye ibishangi, wambaye ibyenda bibi, nubwo uri kubona ko ari agakweto gasa neza n'ibindi byinshi cyane, witotobetse amavuta sinakubwira, inzara wazisize n'ibiki byose, naho uratambutse, abantu bose urabagushije, ibintu bibaye ibibazo, uratambutse, niyo misiyo uriho, uri kwica akaga, uri umwanzi, uri umugome, uri umurozi, byose bikurimo. Uwiteka Imana rero ashobora ibyo byose kubigukiza, akagukenyerura, ubundi ibyo bigunira wambaye ukabigira umwera, akabimanga sheregi,
ubundi ukambara imyenda yera ukamubwira uti nyagasani ndaje nagarutse, ahubwo reka ibyari ibibazo byanjye bihindure imbyino ndetse ibyishimo. Reka dukomeze n'umurongo waho wa 13 ubundi dusohoze dusenge tuzasubira utaha. Ngo haragira ati kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Uwiteka Mana yanjye nzagushima iteka ryose. Uzi ubwiza ufite, uzi akanyamuneza kawe. Iyo udafite icyo gisura cy'ikirura ubundi ukaba umuntu muzima uri gusenga, Uwiteka Imana rero arashaka ubwo bwiza bwa original, arashaka uko kuri kwawe kwa original, arashaka kutisha mu bantu, arashaka kutishushanya kurimo. Ibyo byose arabikeneye kugira ngo ijwi ryawe rimukorere, bitangire bimukorere. Ndagira ngo abantu mwese mwumva yuko mufite ubwiza mwaremanwe n'Imana karemano, mufite umwimerere mwese muri sosoro y'umutima cano, cyangwa se muri comment share, ubundi Uwiteka Imana azabagira neza kandi mwihane ibyaha byanyu kugira ngo Yesu Kristo azabane namwe, ndetse tujye tubana kuri umurongo wa mutima cano. Nitwa Jean amaze kwitaba Imana, ubundi tujye twungurana ibitekerezo ndetse Uwiteka Imana azatugirira neza. Dusenge ubundi dusoze. Ndifuza rero yuko twese twabaho dutegereje yuko Uwiteka Imana azatugira neza kandi mu bw'ibyaha byacu byose twitinya, kuko aratubabarira. Ngo naho ibyaha byawe byatukura tukutuku arabihindura bise na sheregi y'umweru dereri. Bya bibazo wagize, abantu bari baragusizeho igisuzuguriro, ibyo utambuka avuga bati dore yabaye umuvugabutumwa, ati dore yabaye umurokore, ya gisambo cyarihanye, yandaya, dore ubu ngubu uyu munsi wa none niwe muntu wo gutanga ubuhamya ko Imana igira neza. Ibyo ndabikwifurije. Nitwa Jean Marie maze kwitaba Imana. Ndagushimira Data twese urakoze kubw'aka kanya keza uduhaye, ize neza ijambo ryawe ukuri turihanye. Reka twese twereke yuko turi kumwe nawe, uko burya ntacyo utadukoreye. Yesu Kristo Umwami wacu. Amina.